Yesu nashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze muri cya kiganiro cyacu cya buri gitondo turi kumwe na Kristo Yesu. Tubifurije kugubwa neza, tubifurije guhabwa umugisha n'Imana, tunejejwe n'Imana yuko Imana itwongerera undi munsi mwiza wo kurama, n'Imana idukunda iminsi uko yabiza kose nta kintu bidutwara, ko twebwe ntidutinya ibihe, ntidukangwa n'ibihe, kubera ko turi kumwe na nyir'ibihe. Atuye inyuma y'ibihe, n'Imana ishobora byose, n'Imana ikomeye cyane. Tunejejwe n'Imana rero kuba twemere kongera kubana nayo muri iki gitondo. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Muri cya kiganiro rero, muri ya ntego twari tumazeho iminsi ivuga ngo ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana rihindura, ijambo ry'Imana rizana ubuzima bushya, ijambo ry'Imana ryongera kurema. Rero kwizera kuzanwa no kumva, ntabwo ushobora guhinduka utumvise. Niyo mpamvu aya masaha y'iki gitondo tuba tugukangurira ngo vayo wumve kandi usobanukirwe, unamenye byinshi. Ndabizi ko uzi byinshi cyane, ariko ukeneye kubyumvira. Ibyo wumvise ukeneye kubyumvira. Ijambo ry'Imana rero ni ijambo rihindura ubuzima mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Niryo riduhindurira uko tuvuga, niryo rituremera ubuzima bw'uyu munsi ndetse n'ubw'ejo. Twarimo rero twiga ko umunsi w'ejo twarebye uburyo abantu batandukanye turi kubaza ngo wowe uri mu bayi, wowe urinde. Ese izawe bazibiba ku kara, izawe bazibiba mu butaka bwiza, izawe bazibiba mu mahwa, izawe zibibwa mu nzira. Ese wowe muri abo bose izawe zigwahe, izawe zibibwa hehe? Urinde muri abo bantu bitewe n'aho imbuto zigwa. Iyo urebye imyaka wamaze wumva ijambo ry'Imana, uba wumva zigwa hehe? Ese ni ku kara, ni ku butaka bwiza, ni mu nzira, ni mu mahwa? Mbese biterwa. Uyu munsi numva ijwi Ryayo ntiwinangire umutima. Nusanga zigwa mu nzira, inyoni zikazitoragura, uhindukirira Uwiteka, ni umunyambabazi, afite byinshi. Mu buntu bwa Kristo harimo no kwandika amategeko ku mutima yacu, harimo no kwandika isezerano rishya ku mitima yacu. Mu buntu bwe Imana nishimwe cyane. Rero nusanga zigwa mu butaka bwiza, umubwira ati komeza uzivomerere mwami wanjye Yesu. Nusanga zigwa ku kara cyangwa se mu nzira cyangwa se ahandi mu mahwa, umubwire ngo urashoboye. Njye ntabwo nshoboye, ariko urashoboye. Hanyuma ahindure ibyo utekereza, ahindure ibyo wibwira, ahindure n'ibyo wumva, wongere wumve bushyashya. Niwe waduha amatwi mazima. Umwanditsi w'ijambo ry'Imana mu ijambo ry'Imana haravuga ngo ampaye ururimi nk'urw'abigishijwe, ampaye amatwi yumva. Rero niwe wenyine ushobora kuguha ibyo udafite, niwe wenyine ushobora kuguha ubushobozi bwo kugira ngo imbuto zawe zitongera kugwa mu mahwa, imbuto zawe zitongera kugwa ku kara, imbuto zawe zitongera kugwa mu nzira. Imana nishimwe cyane. Rero nyuma y'iyo ntego yo muri ijambo ry'Imana n'imbaraga zihindura, tugiye kureba nanone ijambo rivuga ngo Irinda ijambo Ryayo ikarisohoza. Imana yacu irinda ijambo Ryayo ikarisohoza. Nta munsi n'umwe nigeze mbona Imana idasohoza icyo yavuze. Sindabibona. Ntabwo nzi nimba we warabibonye Imana itenguha ijambo Ryayo ngo ntirisohoze. Ntago bibaho. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifite ubuzima kandi risohora uko Imana yarivuze. Ijambo ry'Imana Imana iraririnda kugira ngo irisohoze. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya, igice ni icya mbere, turahera ku murongo wa 11. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yewe mwana w'umuntu uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana ishimwe cyane. Warebye neza. Yarabajije Yeremiya icyo arimo areba, aravuga ati mbonye inkoni y'umurinzi. Ibyo ari byo byose iyi nkoni ni y'umurinzi. Hanyuma inkoni y'ubutware ni y'umurinzi. Hanyuma rero Imana iramubwira ngo bibonye neza pe. Yeremiya ntago vangiwe, ubonye ibintu bya nyabyo. Ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana nihabwe icyubahiro. Iri jambo abantu benshi bararikunda kandi kenshi barikoresha bashaka kuvuga ko irinda amasezerano ikayasohoza. Ese ugira ngo siko kuri? Zaburi, umwanditsi wa Zaburi yigeze kuvuga ngo yibuka isezerano Ryayo ibihe ibihumbi. Imana ijya yibuka isezerano Ryayo ibihe ibihumbi.
urumva ko iririnda naho imyaka yashira 100 hakiyongeraho 200 akabihumbi bingahe nta kibazo. Kuba uteka Imana aho bigira gute birasohora. Ibyo yakubwiye ubitegereze wihanganye, kuko gusohora ko bizasohora. Yarakubwiye kukugirira neza ukavugana nayo ukabyumva, birindire bizasohora. Nimba yarakubwiye kuzabyara uzabyara, nimba yarakubwiye yuko izaguha ubuzima bwiza izabuguha, nimba yarakukwimuye ikakuvana mu gihugu urimo ikakujyana mu kindi burya izabikora, nimba yarakubwiye yuko uzaba umuntu udasanzwe burya izabikora, nimba yarakubwiye ikintu cyose Mwami Yesu yakubwiye. Mu ijambo ryayo twabwiyemo ibintu byinshi cyane. Yatubwiye ko izadutabara, yatubwiye ko izatugirira neza. Humura witinya ubwayo, yanditswe muri Bibiliya inshuro 366. Buri munsi tubyukira kuri ntutinye, buri munsi tubyukira kuri humura, buri munsi tubyukira ntutinye ndi kumwe nawe, ntutinye kandi ntiwihebe. Ni ukuvuga ngo buri gitondo hari ijambo data yagennye rikubwira ngo ntutinye. Uraza kunyura mu bikomeye ariko ntutinye. Uyu munsi uranyura mu ntambara ariko ntutinye. Uyu munsi kandi nimba hari iryo jambo, nyangunda kubabwira ngo ntago Imana ivuga ikintu kidahari. Nimba hari ijambo rivuga ngo ntutinye rya buri gitondo, nimba Bibiliya koko yaragenzuwe ikasanga ijambo ry'Imana rihari rya buri gitondo, ubushakashatsi bwagaragaje neza yuko ijambo ntutinye rigaruka inshuro 366. Buri gitondo Imana ikubwira ngo ntutinye. Ubwo nuko ibituma utinya buri munsi biba bihari, ariko Yesu akakubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Imana nishimwe cyane. Rero iraririnda ikarisohoza. Iryo jambo yakubwiye burya riri inyuma n'inkoni, iririndisha inkoni y'uburinzi. Imana nishimye, iririndisha inkoni y'ubutware kugira ngo irisohoze ibyo yavuganye nawe byose. Nimba yarakubwiye promotion, nimba yarakubwiye ubukwe, nimba yarakubwiye kurama, nimba yarakubwiye gukora ibintu byinshi bitandukanye, Imana nimba yarakubwiye ko izakurengera. Ariko kandi hari ibintu bibaho mu isi bigoye, gushaka kurya iby'Imana udashaka gukora ibyo ikubwira. Ubundi isezerano ni ibintu bibiri, hasezerana abantu babiri kandi bafite ibyo basezeranye. Uruzuza ibingibi nanjye nuzuza ibingibi, nzakugirira neza. Ariko umunsi w'ejo tuzareba ko isezerano ribitse mu kumvira. Ndagushishikariza kuzabyumva, isezerano ryawe ribitse mu kumvira. Nukora ibi nzakora ibi ngibi. Imana irinda ijambo ryayo rero, irindana n'ibyo yavuze uzakora. Irinda ibyo yavuze izakora, ikarinda n'ibyo yavuze wowe uzakora. Donc irinda uruhare rwayo kugira ngo rusohoze, ikarinda n'uruhare rwayo kuri wowe. Nimba ivuze ngo nugira umwete, wenda ryo tuzarireba ejo, ni ukuvuga ngo nikwemera nugira umwete izabana nawe, izaguha umugisha. Ni ukuri yagusezeranije umugisha, ariko ako gakorozi gashyiramo amasezerano yose. Nta sezerano rimwe ritagira kondisiyo, nta sezerano na rimwe. Ijambo ry'Imana ryose riba ririho ariko, riba ririho nukora gutya, riba ririho nubigenza gutya, riba ririho nubaho gutya. Ntabwo wajya kubona ijambo ry'Imana riraho gusa ridafite ikindi kiri inyuma yaryo. Imana nishimwe cyane. Ni Imana irinda isezerano ijambo ryayo rero kugira ngo risohore. Reka mbabwire umwana umwe ngo bari mu nzira bagendana papa we, none baza gusonza ariko bafite imineke, bafite n'igare. Isa aramubwira ati rero hari ibintu bibiri, njyewe nashonje nawe washonje, niza kugushyira ku igare biransaba kurya iyi mineke, ariko nuza kurya imineke ubwo uragenda n'amaguru. Hari ibintu bibiri, urashobora kujya ku igare njye nkarya imineke nkabona imbaraga zigusunika cyangwa ziguheka, ariko nurya imineke uraza kwitwara nanjye nyonge igare ryanjye. Umwana aramubwira ngo rero papa, ubundi njyewe ndaza kurya imineke nicaye ku igare. Urumva, umpa imineke kandi nicaye ku igare. Hari abantu bashaka kurya imineke bicaye ku igare, hari abantu badashaka gukora ibyo Imana ibabwira, ariko kandi kuyibutsa ko irindi isezerano ryayo barabizi cyane. Umwami Yesu natugirire neza, kandi Uwiteka Imana narushaho kudutabara. Ijambo ry'Imana iraririnda, irinda ko izagutabara, irinda ko izakugirira neza, ariko ikakongereraho n'ikindi na kibi kirinze. Iryo jambo ryavuye nimba Imana ivuga ati nzaguhana nudakora ibi ngibi, naryo iraririnda. Nimba Imana ivuze ngo
ibi n'ibi ntibizasohora nudakora ibi n'ibi, ubwo nari byirabirinze. Nimba Imana ivuze ngo sinzagutabara nibitagenda gutya, iryo naryo iraririnze. Irinda ijambo ryayo ryose. Amen. Iryayivuye mu kanwa ryose ni Imana isezeranye igasohoza. Irasezeranye igasohoza. Iyo ivuganye nawe ibintu irabirinda. Nimba igwaye kondisiyo irazirinda ibizi kuzikurikira kugeza igihe zisohoreye. Umwami Yesu yigeze abwira itorero ry'Irawudokiya, Rawudokiya bari bafite ikibazo gikomeye cyane, ngo ntibari bashyushye ntibari banakonje. Rero Yesu arababwira ati rero ubwo mudashyushye ntimukonje, hari ibintu murimo, ni nko kubabwira ati murantera iseseme. Aravuga ati kandi ndabaruka. Hanyuma iyo usomye mu gice cya 3 cy'Ibyahishuriwe ku murongo wa 19, haravuga ngo abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Iryo naryo iraririnze. Abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano, gira umwete wihane, kuko nutihana biba bibaye ibindi, kandi biba bihindutse ibindi. Iryo naryo iririnze. Turimo dusoza, reka nkubwire ngo gira umwete wo kumvira icyo Imana yavuganye nawe. Nimba ari amasezerano yaguhaye, nimba ari kondisiyo ziyariho, nimba ari ijambo ry'Imana wasomye. Twaravuze ngo wumvise ijambo ry'Imana wumva iki? Bibiliya ikubwira iti, nimba ikubwiye turakaza uyazi ndi bukuruke, ibyo nabyo irabirinda. Iyo utihanye irabikora, irakuruka. Nimba ikubwiye ngo gira umwete wihane, iryo naryo ibiririnze, ibitegereje kugira umwete. Nimba ikubwiye ngo nzagutabara, ibiririnze, ibitegereje ko ukora ibyo ugomba nayo igakora ibyo igomba. Ni Imana irinda ijambo ryayo ikarisohoza. Imana nishimwe cyane. Reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha, kandi mbabwire ngo ni Imana irinda isezerano ryayo ku mpande zombi. Imana nikubwira ikintu ukiringire ukizere, iraririnze kuko izarisohoza. Ninakubwira ngo ukora ibi ubikora usheshekaye, ni Imana ivuganye nawe, kubera ko nabyo izabirinda kugeza igihe izareba nimba uhindura systeme y'uburyo yumvira. Reka mbararikira umunsi w'ejo rero tuzagaruka ku ijambo rivuga ngo isezerano ryawe ribitse mu kumvira. Shalom shalom. Yesu nabaha umugisha.